iyo ndebye urukundo nkunda njyewe birandenga nshaka imyiturano nkayibura ndagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imvi zibaye uruyenzi. Yes, reka nongere mbashimire nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'igihugu aho muherereye hose, haba mu Rwanda, Aziya, Afrika muri rusange, cyane cyane n'abantu b'i Burundi mukunda kudukurikirana, Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mvuge ngo assalamu alaikum ku basilamu, abandi mvuge ngo mugire umunsi mwiza, nubwo tutaragera ku munsi neza wa St Valentin uzaba mu minsi iri imbere, ariko uyu munsi baje kubabwira ngo mugire umunsi mwiza nibigera. Ndi kumwe na Jado ni mumaze kumenya ni icyamamare, ariko uyu munsi twifuje kuganira, ari kumwe n'undi muntu ntazi uwo ari we ariko wambaye neza, ni umukobwa mwiza murabibona. Jado nimba aje kwipresenta, nimba aje kuvuga ngo murabeho. Meze fresh papa. Ntaribi kabisa. Ndakomeye cyane kabisa. Magaza bwuma. Kubyibuha ariko biteye isoni ma. Nikeya nyinshi. Urabona nyine nuko bivuze. Uravuze ngo Jado ari kumwe n'umuntu. Nawe urabibona nyine aho umubyibuho uri kuva. Ni kuri uyu nguyu. Adashase. Urakabya. Umva naho ubundi iyo niwe rubavu rwanye noneho ubu gute se papa? Inyogosho uriho wagiye ubwanwa urabwogosha bushiraho, wabwogoshe cyangwa ni burara? nabwogoshe bushiraho kugira umere nk'akabebe, ugira baby face. Ikintu kiranga ko wabwogosha, ubundi iyo wabwogosha ubwanwa fresh haza imiburu. None se ntabwo uzi wa mutugezweho wa special barajya ngo nangire namamaze. Nta kibazo. Oya ntago nakamamaza. Kanakire n'umuntu muri kumwe. Mwiriwe, nitwa Bora Muteteri, nkandi fiance wa Jado. Ngo uvuze bisubiremo neza, ariko aha hantu ndumva na reno sindi no kubumva neza. Murumva iryo jambo uvuze? Nitwa Bora Muteteri, nkandi fiance wa Jado. Jado bavuze ngo iki? Yitwa Bora Muteteri, akaba ari fiance wikosora Jado. Yes, wow, ni byiza cyane. Jado, reka nkuvuge, Jado ni umusore ubana n'iki? Jado ni umusore ufite ubumuga, akaba afite ubumuga bw'ingingo, akaba n'amaguru afite. Mu bagiye babibona mbere, bagiye banabona tunacongana agapira. Akaba ari umusore ushima Imana, akaba ari umusore nyine nuko nababwiye ufite ubumuga wabashije kwiyakira mu bumuga afite. Wariyakiriye? Nariyakiriye kabisa. Wivuga ngo wariyakiriye, n'ubundi niyo utiyakira nta kindi wari kubihinda, nta n'ikindi kintu wari gukora. Urumva kuko nukuvuga ngo kuba byarabaye n'ubundi bwo hari impamvu byatumye bibaho. Hari abantu ariko bibaho bakigunga bakiheza, ariko ngewe narabyakire noneho mba nk'ifiyera, ahubwo noneho niyo ngweke. Hari n'amarushanwa ujya ujyamo ya fashion hano mu Rwanda, uri n'umuhanzi, uri umuririmbyi, ukora ibintu byinshi, uri n'umukinnyi wa filime, ariko wowe ntacyo nkubaza ubu. Ibyawe birarangiye, ushaka wahaguruka ukigendera. Nta kibazo. Mutete umeze neza? Yego meze neza rwose cyane, nta kibazo. Murakoze cyane. Ikibazo nahita nkubaza, Jado mwahuriye he? Jado twahuriye mu bintu bya muzike, ari kuririmba mu bintu bya stage, muri ibyo bintu byafite ubumuga, nibo twamenyanye. Wese urabufite? Oya njye ntabwo mbufite, ariko ne nabyitabiriye. Mbega wagiye uri nk'umufana cyangwa ugiye mu kirori? Nagiye ndi kureba nyine uko biri gukorwa. Mwamenyanye mu wuhe mwaka?
twamenyanye 2016 ariko ntabwo byahise bizamo kuba twakundana. ni ukuvuga ngo 2016 2021 hashize imyaka 5 we na Jado muziranye. Yego. Jado rero we wigiriye mu kirori uba wiboneyemo umujama wibonera Jado ni we wamuporopoje cyangwa ni Jado waguporopoje mu gukunda? Uri kumva ntabwo twese tujya mu byo kuba twakundana, tukabanje kuba tuba abantu basanzwe tukajya tuganira biraho nkomeza kujya nitabira ibyo birori byaje inyuma gupropose ariko ni wa mbere ni wafashe nirambe nyine araritera. None se ariko niwe wamumenye mbere, we wamumenye mbere ukakumenya? Je naramubonye gutya ariko akiva stage akiva kuririmba twese tumenyana. Mwese mumenyana. Ariko niwe wamuhamagaye? Oya. Ntabwo ari njye wamuhamagaye. Sinavuga ko byagenze ute. Twarahuye nyine gutyo aransuhuza nanjye ndamusuhuza. Arakubwira ati ma nimero nanjye ngo hino? Namubwiye twaraganiriye mubaza nyine ibibazo byinshi ku bijyanye n'ubumuga nyine nshishikajwe nabyo. Mu kuba nshishikajwe nabyo nahise nkomeza kuganira nawe duhana nimero akomeza kuma update ibirori bigenda biza. Aravuga ko byanze ariko nza ahantu hagomba gushya agatokombera. Jado umwana bakubonye stage aravuga ati hagomba gushya, nawe uravuga ati najyanye nimero ngo matwike. Byagenze so twari twitabiriye hari ibirori byabaga bikaba Huye, Nyanza nyine hari ukuntu nyine abantu bafite ubumuga nyine ukuntu tujya dukora nyine kwidagadura nyine tukizihiza nk'umunsi w'abafite ubumuga, ariko hakaba icyumweru nyine kibanziriza abantu bafite ubumuga. So ubwo rero ubwo twagendaga dukora tour tuzenguruka buri gace kose tugenda ahantu hose tukamenya uko gahunda zimeze. So ubwo rero ubwo bigeze kuma nyine stage hari igitarama hari Muhanga bamaga stage, urumva hari ibigo byinshi byateranye ariko nanjye nacishamo amaso mu bafana nkabona mu mwana w'inzobe n'abandi bamwe bari bahari ariko nkabona hari ahantu ijisho ritava tu, nanjye ndavuga ati byanga byakunda nibirangira ndafata imbago yanjye ninage bisoze. Ariko gusa twabanje kugira ngo mbese atambonamo imboga mu menyo nabanje nyine kwijijisha nkamwereka ko nyine iby'urukundo nabirimo cyane nyine tubanza tuba aba best. Niho byatangiriye umva nyine ariko uko tujya tuganira ngenda mumenya ariko nawe ariko ku kigo yari Miss niko ka kazina ka Miss niho katurutse. Burya wabaye Miss ku ishuri? Yego. Miss. Jado uzukutoroye. Cyamamara. Ni ukuvuga utazi ko ingeragere izi kwiruka azaje mu ishyamba bahatane cyangwa urukwavu. Wari ufite cyizere ki ukurikije icyo gihe wabanaga n'ubumuga umukobwa none we wari wifite cyizere ki kugomba kuganiriza no mukobwa kugeza ubwo noneho mugiye kujya mu rukundo? So urabona nyimara nyine kumumenya ngiye nabanje mugira ubundi inshuti bisanzwe nkuko nabikubwiye, ndabanza ndategura nyine ndavuga ati byanga byakunda ni gute se, ndavuga ati ngiye ubundi kwanza niyo ndi no kugenda ngiye ahubwo na bekiye yanjye ahubwo mba numva ko nifite icyizere mfite ingufu ahubwo kurenza n'abantu bafite amaguru papa. Ndavuga ati byanga byakunda uriya mwana tugomba kuganira. Yajyaga akunda kunganiriza akambaza se meze gute, akambwa ati disi mba mbona nkufitiye impuhwe, mba mbona bikurushya ko nkomeza nanjye kugenda nyine mwumva nyine nanjye ngakomeza nyine nanjye twanahuranga n'ibebeza nkanigira nk'ikibebe nkamwereka ko nyine byanananiye no kugenda akamfata akaboko ariko nyine nanjye byumva nawe mfite tekinike nshaka nyine numvaga mukunze byatara. So rero ntago nitinye
nabashije kwitinyuka noneho nza kugera aho ngaho ndavuga ati ariko reka ndivuge ndikocore niyo yambwira ko atankunda tukaba inshuti bisanzwe ariko mbe narikocoye kuko hari igihe umuntu atinda hari igihe bajya bavuga ngo utinda mu nyama ugacyura amagufa rero naravuze ati ntabwo ngomba gutinda rero naje kumwegera twicaye ahantu mbona kabisa mfite ubwisanzure ndamubwira ati singiye kukubeshya mu gihe tumaranye no mu bantu twabanye ngiye naragukunze pe no mu bantu bose twabanye no mu bakobwa bose nabonye nyine njyewe ndagira ngo abanyarwanda badukurikiye sibyo isubiza inyuma mu mateka ujya kuvuga ngo ndagukunda mbabarira nunzi ukuntu nari meze kera kera nari ncabiriye nari nanutse ndakazingo njyewe ndashaka kuntu wari wifashe ujya kumbwira ati ariko njyewe ndi mu kinya cy'urukundo naguyemo wabigenje ute reka mbwize ukuri byansabye gutegura igihe kirekire nari mfite ubwoba pe singiye kukubeshya ubwoba nagize icyo gihe nta n'ikindi gihe nzanabugera nari mfite ubwoba kuko niyo twavuganaga kuri telefone nabanzaga nkikoroza kwa kuntu ujya kuvugisha umuntu ukajya kugira ngo nyine ataza kumva ari n'ahantu negwa na gato icyo yambazaga namusubizaga step by step nyine niba mbajije ijambo kuko nzi yuko ni umunyabwenge yarambazaga nanjye ubwanjye nkava ibyuya kandi tutari na kumwe ari kuri fone gusa rero urumva nyine kugira ngo mbe nabasha kugira erega nanjye nariye gapapu undi muntu hari undi bakundanaga nawe wakoraga ibya fashion niyo rero namuriye gapapu nawe ufite ubumuga oya nabamuga yarate ni gamane umukobwa aragukunze mu kugukunda urambwira ati njyewe naragukunze nubwo wanze kunyereka uko wabigenje ariko reka mwibarize wumvaga we na Jado muzakundana ntabwo ari byo natekerezaga nabonaga nyine tuzaba nka brother and sister ntacyo nyine umubano wacu mbese ngize akabazo nakamubwira ntabwo numvaga ko twakundana uburyo twageraho tugeze muri kino gihe byibura we hari aho wigize uryama ukumva mu bitekerezo byawe Jado atarabikubwira wumva ukunze Jado ku buryo yageze iki gihe cyo kuvuga ngo akubereye umukunzi ukajya avuga ati sheri be ugire utuntu nk'utu hari igihe byageze ariko ntabwo navuga ko byari ibintu byarageze ariko ndavuga ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka ariko nyine kuko twakunda kuganira nk'iyo namaraga umunsi ukajya gushira ataramamagara cyangwa turavugana avuga se yabaye iki mbese ntabwo byatangiye kuza nyine bitabiza nshiduka namukunze kuba mbese umunsi utarashiraga tutavuganye uko byagombaga kose kuba byagenda twaravuganaga haba ndi no ku ishuri tukagomba kuvugana ubundi hari abagabo bavuga ngo ni Fuad na Benjamin kuri BNB FM nibo bajya bavuga ngo ibi bintu bifite ba nyirabyo n'ubundi ibi bintu biba bifite ba nyirabyo uko wazenguruka igihugu naho bijya ibyawe naho bijya niyo mpamvu ugiye avuga ngo hari abantu bashobora kujya muri za kompetisiyo bakinaga bakijugunya ariko byanga byakunda ikintu ari icyawe oya bajye babyemera ibi bintu bifite ba nyirabyo bajye babyemera sibyo kuko kuba njyewe reka amabwire Imana yangiriye neza kabisa sibyo none se no mu bantu badafite ubumuga n'abatureba kuri kamera ninde muntu wajya byibuze ugupfa kwigondera iki cyo ngenge nibaza icyizere wigirira ugikora reka mbwira buriya mu buzima bajya bavuga ngo iyo ubuze ubwenge urapfa urumva kandi ntutugiriye icyizere n'ikintu uzageraho ubundi ikintu cya mbere ngewe nihaye mu buzima bwanjye ngira ngo twagiye tunabonana nanacunga n'agapira ngakubwira ati ngewe mba numva mfite icyizere ko nzanakina n'ikipe y'isi y'abafite ubumuga
kandi nkakina umupira ruhago nkamenyekana. Ni ukuvuga ngo njyewe murana icyizere, sinshobora gucika intege. Njyewe namuterese numva ko bindimo kabisa. ubundi ikintu cya mbere ni amakuru. Amakuru kugiye ni amakuru. Jada akubwira ati njyewe naragukunze, ndagukunda, ndifuza ko wambera umukunzi. Iyo shusho nyine naratunguye cyane, ntabwo ari nari niteze. Noneho ahantu twari turi hari hatandukanye, wenda nuko naho twajyaga tuba turi kuganirira. ari muri ni hafi iwabo, ni hafi yawo, ahantu hatuje, mbese ntacyari hatwaye. Nawe urabyumva. Akimbwira ntabwo nahise mbyakira, ntabwo nahise musubiza. waravuga ati ngiye mu butayu. Abwira ati uburetse wite tuzareba nzagusubiza. Arategera arambwira ati okay nta kibazo, ariko ahita ambwira ati nibitanakunda ntuzabure kuba wakomeza kuba inshuti yanjye. Mbona ko n'undi ashyiraho kondisiyo ke ni utabyemera ntuzongere kuba inshuti yanjye. yavuze ati nibitanakunda kuba twakundana tuzaguma uko twari tumeze. urataha ndataha nyine ngenda mbitekerezaho igihe kinini. Ntabwo namusubije nyuma y'icyumweru, yanamusubije nyuma y'ukwezi ngiye gusubira ku ishuri. kubwira umukobwa ngo naragukunze umunsi wa mbere ugashira akubwira ati nanjye, uwa kabiri atarakubwira ati nanjye, uwa gatatu atarakubwira ati nanjye, icyumweru, icya kabiri, icya gatatu, wari umeze nari mfite ubwoba, ariko nari nangiye kubivamo. Kuko hari igihe ubwira umuntu ngo naragukunze, kuko mbimubwira inshuro twavuganaga noneho zahise zigabanyuka. Niba naramuhamagaraga 3 ku munsi cya 4, nkaba nifuza ko wenda nyuma y'amasaha 2 tugomba kuvugana, nkabona noneho umunsi bwije wenda ninjye umwiyengejeho nka nijoro, nkamwitaba akamwira ati beretseho gato narindi bize. Nahise nanya gucika intege, ndabati shamu umukobwa yambonyemo imboga mu menyo tu karanze biranze, noneho birarangiye karayenze. Ndangije noneho ikintu nakoze nari atuje tu ndiyakira nikomereza ibyo nakoraga bisanzwe. Ariko agiye kujya ku ishuri, numva hari hashize igihe nagiye nyine kwiyakira, numva ko nyine agomba kuba inshuti yanjye bisanzwe, ari nacyo gisubiza zamba. Yambwiye ati ndagushaka. Nagiye nzi ko gisubiza agiye kumbwira ngo ntago bishoboka, ko nari nzi ko afite n'undi mutipe bakundanaga. Cyagiye nawe yari umutipe nyine ukora ibya fashion, ndavata byanga byakunda. Agiye kumbwira nyine ko wa mutipe nyine we bakundana kandi badashobora kurekana. So rero nagiye ngiye kwakira icyo gisubizo, turicara arabanza aranganiriza. Ntabwo niyo yahise ansubiza, yarabanje aricara nyine aranganiriza, arambwira ati ejo bundi nzajya ku ishuri, turaganira nyine, arabanza aranurisha fresh nyine. nanjye noneho najya gutinyuka. Ndangije none ndamubwira ati se atari kare ugisubiye ku ishuri, hari ikintu nakubwiye utigeze unsubiza. Hari muhe mwa hari muri 2016 oya 2018 2018 mu kwezi kwa 9 itariki reka nkubwire igihe namutereteye tariki 28 nibwo yanyemereye urukundo ubundi nyakuri. tariki 28 z'ukwa munani, urumva, z'ukwa munani z'ukwa cyenda. Noneho urumva, noneho izindi tariki 29 nazindukiye ngi wabo, kuko yamaze kunyemerera. Uwo munsi ambwira ati noneho ndabyemeye, nemeye ko dukomezanya. kumbera umukunzi ndavuga ati kujya mbyemere ngomba kujya iwabo, kugira nangire niyereke n'iwabo, noneho bakumenyere, bamenye ko ufite ubumuga. Noneho tariki 29 z'ukwa munani nibwo z'ukwa 9 ndumva niho nahise njya iwabo. Ndagenda mbonana na mukecuru wiwe,
mbonana na brother nsanga brother we turanazanye uzi kujya gutereta umuntu ugasanga noneho brother we murazanye noneho muzanye no ku bintu byiza si ibidega turaziranye noneho nsanga ndisanga urumva birage ewana turaganira bucya asubira ku ishuri banyemereye ariko urumva icyo gihe nasigaye nyine ndi mu byishimo. Njye ndagira ngo mwibarize, ndagira ngo ume definisiyo iyo bavuze urukundo, ndashaka wowe ubu ni wowe uzi definisiyo y'urukundo. Harimo n'umuntu ushobora kuba yakundana n'umuntu ufite ububana n'ubumuga atabona, nk'uko bana n'uyu nguyu adafite ingingo adafite amaguru, wowe ni wowe uzi igisobanuro cy'urukundo. Ndagira ngo ume definisiyo y'urukundo. Orome urukundo nduha agaciro gakomeye cyane, numva ko ari ikintu nyine gifite agaciro mu buzima bwanjye kandi ko ari ikintu ngomba kwitaho kugira ngo kidasenyuka uko kiboneye, ko kucyubaka biba bigoye. Urukundo njyewe uko ndufata, wenda sinzi ko n'abandi uko ariko barufata, ariko njyewe gukundana na Jado cyo kintu cyase kinyereka ko urukundo koko rubaho, ko nanjye nasanze byaje nazi impamvu yo urukundo. Wakunda umuntu umukunda nta kintu ugendeho, nta mpamvu ivuga ati yankunda n'umuntu uko afite umutwe mwiza, nkunda n'umuntu uko afite imico myiza, nkunda n'umuntu uko ateye neza. Urukundo nta mpamvu ibaho ivuga ngo irahari, kuko iyo yemeje ko wakunda umuntu, ngiye niyemeza ko namukunda, niyemeje n'impinduka zose zizaba, yaba yagize umutwe mubi, yaba ahinduye intekerezo ziwe, yenda agahindura n'imyitwarire, ndavuga ni ngomba kubyakira byose. Urukundo nta mpamvu yo kuba wavuga ngo nkunda uno muntu kubera impamvu, kuko mu gihe upresije impamvu, iyo mpamvu ivuyeho ntabwo ukimukunze. Nukuvuga ngo urukundo rubundi reka tujye turigereranya n'urupfu. Urupfu iyo ruje rutwara wese, ntiruhita cyane, nta n'uwo rujonjora. Bivuze ko n'urukundo iyo ruje ntabwo rujonjora cyangwa ngo ruhite, naho rugwa. Naho rugwa, kuko njyewe ngiye gufotora ishusho y'umuntu byo kuvuga ati ngiye fiance wanjye azameze uko, kera wenda tutari twamenyana, fiance wanjye nyine namushushanyije, namuhaye ibiro, naramuhaye uko asa, mbese namugize umuntu uri sinzi utandukanye, buryo mvuga ati icwe kwa wenda namwiremera nkamwibumbira, ariko ntabwo ari ko byari bimeze, nasanze naribeshye. Ndashaka ifoto. Jado arakubwiye ngo ndagukunda. Ninde muntu wa mbere wabanje kubibwira mu nshuti zawe? Igisubizo yaguhaye ni iki? Nta muntu agishije inama mu kuba nakundana nawe. Njye nagendeye ku mutima nama wanjye, kandi ndavuga ati ndiyemeje mu mutima, kandi umutima wanjye ndi kumva nta kintu unshinja, kandi nawe ntacyo mushinja, kandi ngiye kumukunda. Nakundanye mugeze ku rwego rwa fiance, ariko ibi bintu mu rugamba rw'abasore baguterese warurwanya ute? Ko biba bitoroshye ubona baza bafite ibintu bihagije, bafite wenda ayo mamodoka, nawe ubwawe wiyumvamo uri miss, wabaye miss, buriya niyo waba miss w'umudugudu uba uri miss, n'ubundi rya zina ry'uwo miss ntabwo rikuvaho. Mu rugamba rwo kubwira abantu gukundana na Jado wabyitwayemo gute? Kuko nabanje gutekereza mbere yuko musubiza, ukwezi kose ukumva, ariko icyo kintu ndi kwanariza bihambaye, nawe ngiye kwemeza iki, ngiye kwemeza gufata umwanzuro. Abahungu bo barahari, n'ungu baracyanahari, ntabwo umuhungu kuza kuvugisha, kuza gutereta utarasoza mwoka byaramwe mwivangira Jado agafi kiwe yakirobeye muri aho anagura ushundura. Njyera kambibabwira, nimba wirobeye ifi yijyane kwa mucoma, nimba ari kwa mucoma yijyane bayicome uyirye ushaka, ariko iyi fi yo ntawe tuyihaho. Hari umuntu yihaho Jado?
nawe na kuko byaramvunye byatari kandi narihirinze kugira ngo mugereho urumva niyo mpamvu nanjye ngomba kumusigasira nkamurinda bya bisambo ibisambo ntibibuze ntabwo ibisambo bibuze ni benshi uretse ugira ngo njye sinirwa nakira nimero z'abamamagara hari n'igihe n'abatipe benshi bamwaka amanimero wenda agaca nko mu modoka akavuga ati meza nimero agahita amuhereza izanjye ako kanya agahita ahamagara ati vipe imeza nyiri iyo telefone indese ati witwa kanaka bati ntabwo ari we nyiriyayo fata ariko mushaka iki mushaka kuneretera madamu mushaka iki arumva ni ukuvuga ngo rero ubundi ikintu cya mbere ni icyizere bajya bakwaka nimero ugatanga izaje kuko ubu ntabwo abakobwa biragoye kuri twebwe kuvuga ati ntabwo nyiguhaye ariko navuze ati sundi nawe mubwiye kambwa ati rero umuntu uzajya uguhamagara utamuzi ujye umenya ko yengeye nimero wayimuhaye kugira ngo ko muhaye yanjye yakomeza kunesha umutwe ibintu byo kumamagara ntabwo kuzindura byo ntabwo bishoboka byo rwose ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka rero mu rwego rwo kuba namuva iruhande yagenda n'undi akagenda umutima unezerewe muhereza iya sheri deni akamuhamagara muri ino minsi wowe urakora ndakora ukora ibiki yewe ibyo ukora seriously kubashyigikira inkunga ya mbere yawe TV ni ibiki mukora ibyo mukora byose ndabyamamaza ncuruza mu isoko ry'igikondo ucuruza iki bagibaza bakuga ucuruza imbuto usa n'imbuto usa n'urubuto apana rwa rundi rwa Adamu na Eva oya apana rubi ucuruza imbuto ucururiza kuri nimero kangahe ukeneye imbuto yazibona gute dutangire dushyigikira ubukwe bw'aba bantu none ubukwe buri ryari kugira ngo mbone icyo kuvuga ubukwe buri muri uyu mwaka mu kwa gatanu ngenda bivuze rubizi ashasigaye noneho ujya no muri agenda ngembe umusa noneho ndeme ubukwe si mu kwa gatanu ubukwe ni mu kwa gatanu ndabivuze turandika nimero ya Jado turayipininga umuntu ukeneye gufasha aba bantu Jado sinzi nimba biri buze kuza kunkundira ariko uraza kugikuramo kugira ngo bataza kugira ngo ngura umuteka mutwe ngo cyangwa niki ubukwe bwa Jado tubwitegure kuva mu kwezi kwa 2 kugira mu kwezi kwa 5 siko bimeze ubundi ibintu byanyu ngo byango ngo mubireke izi mbuto muzigure sibyo nizere kandi kudahera nago minda ni kuri make ni karibu kandi nituvuga nimero muhamagara ufite ikintu kizi mugiye kuvuga apana gutereta uratereta umuntu ufite fiance gute ubwo nububwa rwose tubivugira imbere y'abantu nububwa kandi nuguhemuka ndagira ngo ku gatestimony kawe gatonya ariko reka mbibaza uyu wowe ceceka yakubwiye ko Jado kugira ngo abura amaguru ye yombi mwaganiriye gute yakubwiye gute byakubwiraga abonaga wumva wabyumva gute byo twaganiraga mbere nyine kugira ngo abimbwire uko byagenze nasanze n'undi byarabaye ku muntu muri famiye rero ntabwo byanongoye cyane kuko nawe niko ameze full usibye we biranakabije cyane we biri hejuru cyane biri gutya we ni hejuru wenda kugira ngo abantu bagire ubundi kugira ngo ubure amaguru byagenze gute wabaye umusirikare wabaye umupolisi ni imodoka yakugonze byagenze gute wapi ntago nabaye umusirikare ni muri 97 nari mfite imyaka 7 rero nakandagiye igisasu mine biba ngombwa ko gikubita amaguru yose avaho abantu batareba aya ngaya bakajyaho n'amaguru ndaza kubereka abungubu ni amaguru mfite izi ni insimburangingo mba nambaye nacitse muri 97 nibwo igisasu cyanurikanye biba ngombwa ko yose avaho
kuvuga byaje uri mukuru mfite imyaka 7. 7 nibura n'imyaka myinshi 7 si bwo baba wagatangiye kugira kuko baba utaramenya icyiza n'ikibi. 7 ububuze amaguru. kare turi kuganira wabivuze ngo ntago Imana yakwima amaguru ngo nirangiza ngo inanakwime n'ibyishimo by'umutima wawe. Ubu uyu munsi Jado, icyerekezo cya Jado, ufite fiance nibyo, ntago uzaba mwana, reka nkubwize ukuri abajama tujya tunanirana. Sibyo, uyu muntu yaragukunze n'umutima we wose, nawe uramukunda. Suri umuhanzi cyane Jado, muririmbire yaba atari yawe yaba ari yo wamuhimbiye umufate rwose mu gituza cyangwa umufate mu bitugu umubwire ati umuririmbire indirimbo ushaka, niyo yaba ari amasegonda 30. Rwogera ariko rwogere we nkunda murarugira. iyo ndebye urukundo nkunda njyewe birandenga, nshaka imyiturano nkayibura, ndagutekereza ikiniga kikanyica, ariko nzagukunda kugeza imvi zibaye uruyenzi. Urarize oya ntabwo ndize arakoze cyane. umuntu wambwiye ngo abakobwa mutarira ngo nagomba muri romantike. harimo ubutekamutwe. habamo n'ubutekamutwe. harimo amarira y'ubutekamutwe njye nagiye mbona. buriya so nyine hari nk'igihe nose hari nk'umukobwa twigeze kumenyana, yigeze no kumuhamagara arira amarira y'ubutekamutwe ngo namubabarire, kereka ari bubyivugiye wenda bajya wenda njye no kwikina. uwo mukobwa yaramamagaye arambwira ati nimubabarire murekere Jado yiwe nzashaka undi. yamamagaye ari kurira pe, yamamagaye ari kurira ambwira ati ntacyo tuza muzabivuganeho mubyumvikaneho, ntabwo ari njye ugenda urukundo rwiwe, afite uko rugendamo, nagukunda nyine nta kibazo nzamuguharira. ndagira ngo wenda tugana ku musozo, ishusho y'ababyeyi ubabwira ko wakunze Jado ukajya kumwerekana ko hari igihe n'ababyeyi bacu bitambika mu rukundo rwacu, bo bagashaka kuguhitiramo, werekana Jado mu rugo, waramwerekanye? narabikoze. babyakiriye gute? ntabwo bayifashe nabi, barabyishimiye kuko ntabwo bagendeye kuko ngo afite ubumuga ngo ni ikibazo. mu rugo ni abantu bumva kandi bumva ko ibintu byababaho nabo, rero kandi bifuza ko urugo rw'umwana wabo rwanjye rwazagenda neza, ngomba kwigira amahitamo mu gukunda, nta kibazo byagenze neza. inshuti zawe? inshuti zanjye benshi barabuza ni uyu muntu ni mukuru kukuruta, uyu muntu ari kukubeshya, ariko ntabwo nigeze mbiha agaciro cyane kuko ukwezi nyine namaze ndi kubitekerezo, ndi gutekereza kumusubiza, numva ko nimeje guhangana n'izo mbogamizi zose. no kuvuga ngo uri fiance wa Jado, witegura kuba umudamu wa Jado, kumubera mama w'abana nawe akakubera papa w'abana. Jado, inama watanga ku basore, uyu nawe afite izari bubahe abakobwa, inama watanga ku basore ni izihe? njyewe inama natanga ku basore, nk'umusore ubu wenda witegura kurushinga cyangwa ufite inshuti, namubwira agakunda umukobwa umwe,
kuko hari ikintu cyagiye gitera ugasanga abasore dukunda abakobwa benshi batandukanye, ugasanga uhamagaye umwe uramubeshye ngo uramukunda, ugasanga uhamagaye n'undi uramubeshye ngo uramukunda. Mu by'ukuri nuramuka ushyizemo abo bakobwa bose icyo cyizere ubabwira ko bose ubakunda, wa mukobwa azagenda kwisetingemo, noneho kuba byamuvamo cyangwa nuramuka umutunguje ati ugiye gukora ubukwe cyangwa ufite fiance, usange ni hahandi hashobora kuba haza ya mbogamizi, ugasanga wenda ugiye no mu murenge ateye urutoki akavuga ati akanakubeshyira n'ikintu utakoze kubera ikintu yangaruka washyizemo wa mwana w'umukobwa. Mu by'ukuri abakobwa bagira urukundo pe, bagira urukundo kandi iyo akunze umuhungu amukunda wese akamwimariramo. Nuko inama rero nagira abasore, kunda umukobwa umwe kandi urwo rukundo rumuhe, kuko n'ubundi niba uvuze ngo uhisemo hitamo umwe, wikirwa ujarajara ngo ujye n'ahandi, kuko niba umukobwa nawe akwemerera akaba yaguhereza icyo cyizere cyo kuba wamubera umukunzi we, si uko nawe adafite babandi bakabeshya. Ariko niba akwemerera akavuga ati niwe ngomba gukunda, akaba wenda n'uwamwaka nimero akaba yanatanga izawe, uwo mukobwa ugomba kumuhereza icyubahiro akwiriye kabisa 100%. Rero nabwira abasore bose gushyira agapira hasi, niba wari ufite abakobwa benshi utereta wirirwa ubwira ngo ndagukunda, ibyo bintu bishyire hasi, uturize ku mukobwa umwe hashye koko. Inama ku bakobwa, inama ku bakobwa bagenzi banjye nabagira niyo gukunda umuntu nta kintu bagendeyeho, batagendeye kuri uyu muntu ni mwiza physically cyangwa uyu muntu afite amafaranga cyangwa uyu muntu ntago yanera isoni kuba namwerekana. Kunda umuntu nta mpamvu n'imwe ugendeyeho, wowe werwe n'umutima nama wawe, kandi ikindi hangana n'imbogamizi zose mu rukundo uzahura nazo, harimo nko kuba watetwa n'abantu benshi, uhangane nabyo uvuga ati niba uyu muntu umuye nawe singomba kumutuka, yagomba kugaragaza respect umuntu umuhaye, ariko umenye uko byitwaramo. Ikindi nuko waba proud y'ukunda, ukaba utagira isoni zo kuba wamwerekana, ukaba wavuga ati mfite sheri nta kibazo bingiye binera. Ngewe ngubu ahantu hose kuva twatangira gukundana nta hantu hamwe ngeze muhisha n'umuntu wenda wundi umbajije ndavuga ati ndamufite, ati se munyereke ku ifoto nkafata telefone nkamwereka. Wowe ubwawe ntabwo wageze agira ipfunwe uvugishije ukuri? Nta pfunwe pe, kuko rega kuba twarakundanye tumaze igihe tuvugana tumenyeranye, numva nta kibazo, kandi kuba yaba anafite n'ubumuga ntabwo ari ipfunwe rega, kuko nakwira urukundo rukwiye ruhabwa n'abandi bose n'abandi bazima. Rero umuntu ufite ubumuga nta kintu atwaye pe. Icya mbere ni uko wenyine aguha agaciro nawe kakamuha, mukuzuzanya mukihanganirana mugashyira hamwe. Yes, rero njye navuga ngo rwogere njye nzahaba ku munsi wo gufata irembo, ku munsi wo gutera ivi nzambara nta ribi, nta kibazo, nzaba mpari. Ndagira ngo uvuge ya nimero dutangire dutegura ubukwe. Iyo turi mu kwa kabiri tuba turi mu kwa gatatu, iyo turi mu kwa gatatu tuba turi mu kwa kane, iyo turi mu kwa kane tuba turi mu kwa gatanu. Itariki niyo mutaramenya neza, uvuga nimero yawe ukoresha kuri mobile money ubundi tugende. Nimero yanjye nkoresha kuri mobile money ku muntu ushaka kuntwerera ku bukwe tukamubona no mu kwa gatanu nawe yabutashye. Abakunzi bacu ni 0783 14 92 nyisubiremo 0783 14 92 amazina azasangaho ni Ndayisenga Jean de Dieu. Yes. Mwakoze kwitabira ubutumire bwanjye ndetse ni testimony muduhaye. Urakoze Jado. Urakoze cyane Emi. Kandi nawe wakoze kuza kwemera ko buriya abakobwa kugira ngo azagaragaze fiance mu itangazamakuru ni ikintu gikomeye, bigaragara ko uri intwari no mu rugo uzaba intwari. Murakoze nawe. Yes, rero mwakoze kubana natwe. Ngewe ni hatari.
nimba ukeneye kwamamaza kuri yawe TV hamagara kuri za nimero n'ubundi musanzwe muhamagara twamamaza ibikorwa byanyu ubundi bibashe gutera imbere. Ntago watwika utatwitse. Nimba ushaka ko abantu bamenye ibikorwa byawe zana tukwamamarize. Ukorera mu isoko rya Gikondo, ucuruza imbuto kuri nimero ya kangahe ikibanza? Nimero ya 5 uturutse ibumoso. Baza babaza nde ku mukobwa ucuruza imbuto? Baza kwa Bora. Yes. Tujye kwa Bora tumugurira imbuto ubundi ibintu bigende neza. Jya kuri Instagram ya yawe TV, udofollowing ni yawe TV, mu Kinyarwanda Facebook page nayo ni yawe TV. Nurangiza following eminyawe 2020 kuri Instagram yanjye niko nitwa. Imana ibaho umugisha, turabakunda, twirinde COVID-19.